benshi nkuko nabikubwiye babigenderaho ugasanga baraserereye, rimwe na rimwe bikaba byanashyira kuba batandukana cyangwa se urugo rukagenda nabi. Niki wagiramo inama ku bantu? Hari igihe umugabo aba akunda kwikinira filime atari no kuvuga ngo biburamuha amafaranga cyangwa iki, cyangwa se umugore urwo rugo rumeze gutyo umwe atumva kundi yajya mu kintu akunda, niki wababwira nk'inama nk'umuntu wubatse kandi ubishobora? Hello guys, ndabasuje kandi bahaye ikaze kuri Rwanda Psych Tips. Nkuko bisanzwe twiyemeje kubagezaho ibintu byinshi byiza byabafasha kubaka ubuzima, byabafasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, imibanire myiza mu bintu bigiye bitandukanye, urukundo, kubana neza n'abandi, mbese nkuko tugenda tubigarukaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero mbanje kubasuhuza nkuko nabivuze abari mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Bahaye ikaze kuri Rwanda Psych Tips. Nkuko mubibona imbere yanjye rero turi kumwe n'umutumirwa, turahuye nkuko nabibasezeranyije. Rero nzajya mbaha ibintu cyangwa se mbahuze n'abantu tubashe gusangira experience y'ubuzima. Hanyuma rero mfite umutumirwa tugiye kubana mu gahe katari karekare cyane, ariko tukunguka byinshi. Nguhaye ikaze kuri Rwanda Psych Tips. Murakoze kuri mwanya. Hanyuma rero iyi ni Rwanda Psych Tips. Nkuko nabahoze mbikubwira, ducishaho ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima muri rusange, imibanire hagati y'abantu n'abandi. Ngira ngo uko biri kose urisanzura hano ni mu rugo. Yego. Hanyuma wakwibwira abadukurikiye kuri Rwanda Psych Tips kugira ngo dukomezanye abantu bagusobanukiwe. Amazina yanjye banyita mu Rwanda Shaka Pacifique. Mu Rwanda Shaka Pacifique ni muntu ki? Mu Rwanda Shaka Pacifique ndi umukinnyi wa filime. Nabyiyumviye rero n'ubundi twari duhuye bari gutunganya amashusho ya filime bari gutegura. Pacifique, iyo umuntu akurebye abona nyine ntago uri umusore nta nubwo ushaje cyane uko biri kose. Yego. Ariko ukibaza ngo uri gukina filime. Kubera iki wahisemo gukina filime? Urabikunda? Ni ibintu byaje no wabigusabye? Gukina filime ni ibintu nkunda. Bibamo amasomo. Bikigisha ku buzima bw'umuntu bikanaruhura mu mutwe. Uravuze ngo bibamo amasomo byigisha ku buzima bw'umuntu akagira ubuzima bwiza. Ese kuri wowe ni icyo umaze kunguka? Wenda ushobora kumbwira mu buryo bufatika bw'amafaranga cyangwa se mu mibereho myiza. Cyambere nungukira muri filime ni inshuti. Inshuti ni umuryango. Biri nungukira muri filime biranyigisha, nubwo nanjye nzikina biranyigisha. Iby'amafaranga byo, amafaranga yo muri filime nta kibazo navugaho cyane kuko ntayabona sinazikina. Bivuze ngo hari inyungu ubona mu buryo bufatika, ariko hari na byinshi wunguka. Twavuga ko ari uburyo budafatika, ariko ngira ngo bunaremereye cyane kuko buri iyo ugize ubuzima bwiza bufite ibyishimo, ngira ngo ni ibintu biba ari byiza cyane. Hanyuma rero tugarutse gatoya ku buzima, nakubwiye ko tukunda kugaruka ku buzima. Uko biri kose ufite urugo? Ufite urugo. Hanyuma gukina filime n'urugo ubivuga gute? Kuko hari abantu hanze usanga ibintu by'imyidagaduro iyo bagize urugo babishyira ku ruhande, cyangwa se ugasanga hari uburyo babifata. Kuri wowe gukina filime n'urugo ubihuza gute? Gukina filime, hari umunsi dukina filime, urugo nduha umwanya kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu, filime nkajya gukina ku cyumweru. Uri kumva ko urugo mbana rwiseho muri iyo minsi. Ariko umunsi wo ku cyumweru n'umudamu abazi ko ari wo mwanya wanjye wo gukina filime, akaba bizi neza nta kintu na kimwe abura. Ugarutse ku kantu keza, umudamu ababizi. Hari igihe usanga ingo zitandukanye, wenda harimo nk'umwe mu muryango wenda ukina filime, umugabo se cyangwa se umudamu, ugasanga habaho kutumvikana. Nujya mu gukina biriya bintu ushobora guhuriramo n'abandi bagabo cyangwa se abandi bagore, ushobora guhuriramo n'ibindi bishuko ukanca inyuma iki n'iki. Ibyo bintu ntago bijya bikubaho?
ibyo bintu bimbaho ariko nubwo byambayeho umudamu namusobanurira ngo ibi ngibi ni akazi mba ndimo bari kwigisha abantu ariko nubona nuko ndi gukina n'umukobwa mwiza cyangwa umugabo wundi icyo gihe ntabwo umutima namuha ntabwo uriho naho umugore wanjye yego bitewe nuko umugore mbona ntajya mu ngeso mbi icyo gihe anyubahira kubera ingeso nziza mwerera yuko bazi ko nta muca inyuma kuko bazi ko mukunda ntabwo najya muri filime ngo nireme ikirara ahubwo ngomba kumwereka yuko ndi umukinnyi wa filime wiyubashye nicyo gituma ntakunda babakobwa uri umukinnyi wa filime wiyubashye hanyuma benshi nk'uko nabikubwiye babigenderaho ugasanga baraserereye rimwe na rimwe bikaba byanashyira kuba batandukana cyangwa se urugo rukagenda nabi niki wagiramo inama ku bantu hari igihe umugabo aba akunda kwikinira filime atari no kuvuga ngo biburamuha amafaranga cyangwa iki cyangwa se umugore uwo muntu cyangwa se urwo rugo rumeze gutyo umwe atumva ko undi yajya mu kintu akunda niki wababwira nk'inama nk'umuntu wubatse kandi ubishobora iki inama nabagira mbere yuko ukeka ko umuntu ngo yakoze iki iyo turi gukina filime habamo buriya filime habamo ibintu byinshi hari n'abantu babona turi gukina filime twakinye wenda filime yo turi mu gitanda akavuga ati ahangaha mwe mugiye kubikora akavuga ati ngewe nabikora kamera iri hejuru yanjye icya mbere ni uko kamera awe abazi ko wenda uri mu cyumba ariko kamera ibikureba ntabwo wabikora ni inyigisho uba uri guha abantu za nyigisho rero uri guha abantu ntabwo wazitatura ngo nawe uzigemo ahubwo wowe warazigwanya umugore wawe ukamwereka uti dore nkina filime ko sindi indaro ukabimwereka no mu rugo ukabona ko uri umwana mwiza icyo gihe umugore arakubaha akanagufurira n'imyenda ukajya no gukina filime bitewe yuko umwereka imico myiza bivuze ngo ibyo bica mu kuganira mu biganiraho abadukurikiye rero ngira ngo mwazumvishe inama duhaye hanyuma reka ngaruke ku kantu ka nyuma dusoza uko biri kose ufite abana ukina filime uko biri kose ukina seni zigiye zitandukanye cyangwa se ibice bigiye bitandukanye ushobora gukina wenda uyu n'uyu ejo ugakina uyu n'uyu ni gute witwara cyangwa se uhuza ute kuba ufite urugo ufite abana no gukina filime ese abana nta kibazo bajya babigiraho filime nkina ntabwo abana banjye ntabwo nkina filime zo gutuma abana banjye bahungabana ahubwo nkina filime zo gutuma abana banjye nabo babikunda kugira ngo ejo hazaza nabo bazavuga ati nzakina nka papa kuvuga ngo muri filime nkina niyo ngeze mu rugo nababwire twakinye filime iyi n'iyi muyishiye kwekara muyirebe ikibazo bagize barambaza nkabasobanurira ariko iyo babonye kubera yuko iyo mbasobanuriye babona ko ndi umubyeyi mwiza nabahaye nta kibazo bafite bakumva nabo barabikunze ariko mbigiyemo nkabikora nabi simbahahire babona ko na filime nkina nta gaciro zifite hanyuma abana bawe wakwishimira ko nabo bajya mu gukina filime abana banjye rwose mba numva yuko bayikina nta kibazo na kimwe mfite kuko filime ngewe iranyigisha kandi bitangamo n'ubutumwa bwinshi cyane bunahumuriza n'abantu yego uragize uti wabemerera rwose tugana ku musozo hari ababyeyi batemerera abana babo umwana yiyumvamo impano yo kuba yakina filime cyangwa se yakora iki n'iki ariko umubyeyi ntabyishimire nkawe ufite urugo ufite abana ufite madamu uzi uburyo ubigendanamo nabo niki wabwira ababyeyi nizihe mpungenge wabamara ku kintu kijyanye no gukina filime umubyeyi iyo umwana buriya akugejejeho igitekerezo ntabwo umuca intege ngo uhite umubuza ahubwo wowe wakira ibyo akubwiye wamara kubyakira ukavuga uti se ugiye gukina na bande filime kuko na filime ntabwo zipfa gukina uwo ari we wese filime dufite abaduhagarariye iyo tugiye gukinamo hari amategeko tumanza twasinye ntabwo rero uwo umuntu ugusinyiye wagushyize muri filime ntabwo azatuma ujya gukina filime y'ukoza soni nawe hari amategeko nawe azi icyo gihe umaze gusinya bakwemera gukina filime z'ukuri atari ibintu bibi nawe wa muntu ntiyakwemera kugusinyira yuko ukina filime z'urukoza soni we abona zinyongeje n'amategeko yego ni ukuvuga ngo umwana wawe nimba akubwiye ngo ashaka gukina filime mwemerera akine filime kuko nawe aho agiye hari uzamwinjira muri filime z'amategeko ku buryo atamuroha hanyuma unamukurikirana nziza cyane ni ukuvuga ngo n'umwana wanjye ngewe rwose avuze ngo filime ikintu cyose yajyamo yabimbwiye kubera njye nkina filime namwemerera yego urakoze cyane Pacifique ukunda gukina izihe filime donc ni iyihe kipe mukorana
urambajije ngo nkina filime zihe nkina hari iyo bita Gapaprove nkakina hariyo niyo twakinye umuriro w'urukundo ni nyinshi cyane Stickman ni nyinshi cyane yego ngira ngo uko biri kose muyicisha kuyihe YouTube channel yacu yitwa Bimenyekane TV wandika Bimenyekane ugasiga kanya ukandika ta na va bisobanuye Bimenyekane TV. Urakoze cyane. Ubwo abashaka kureba Pacifique akina filime zigiye zitandukanye zanyuze kuri Bimenyekane TV channel ubwo wayisura noneho ukareba ugakora na subscribe kugira ngo ubwo butumwa ujye bukurikirana. Hanyuma Pacifique wakoze cyane kwitabira ubutumire naguhaye. Yego murakoze. Yego urakoze cyane. Mani barindi. Yego. Hanyuma rero abari badukurikiye nahangaha nsoreje iki kiganiro gitoya ngira ngo mwugukemo byinshi ku bantu bakunda filime ku bantu bifuza gukina filime ni ibintu by'ingenzi kuba ibi bintu byumvishe ngira ngo rero ababyeyi cyane cyane murumva ko naganirije umubyeyi avuze ko nta kibazo abantu bagiraga impungenge rwose mujye murekure n'abana banyu ariko nanone mubikurikirane mubihe umurongo kugira ngo bikomeze kugenda neza. Iyi ni Rwanda Psych Tips nkuko twabibasezeranyije tuzajya tugaruka ku bintu byinshi byiza ahubwo icyo nabasaba mukore subscribe kugira ngo ibyo bintu mujye mubikurikirana umunsi ku wundi. Ndabashimiye rero. Ciao.